ikindi bwenge cyangwa mugisha cyangwa kambira cyangwa korobe cyangwa unyite uko ushaka, gusa ndabakunda cyane. Niba ushaka kumenya byinshi ku gitabo cy'umugenzi nkurikira tujyane na Yohana Bunyane ku Rembo. Siyoni kanda subscribe komoncishere, ntiwibagiwe no gusangiza inshuti zawe inkuru nziza tujyane. Ni igitabo cyiza cyuzuye amagambo meza yuje urukundo, yuzuye ubwenge n'urukundo n'amarenga gusa. Kurikira urasobanukirwa tujyane Siyoni, n'urugendo rwa gikirisitu tuzasangamo ingero z'uburyo bwose. Hariho imyambi Satani adutega buri munsi, tuzasangamo Satani sayo gahinda gasaze, nyamuri jani no ruziraboba mu Kristo kazi. Gusa kwiherezwa bamugenzi tuzagera iwacu, myaza twambika umubiri utazongera kubora cyangwa kurira, tuzaba amahoro. Dore ndazabungomorera ubundi bikwiranye ibyo yakoze. Niba ushaka kumenya byinshi ku gitabo cy'umugenzi nkurikira tujyane na Yohana Bunyane ku Rembo. Siyoni kanda subscribe komoncishere, ntiwibagirwe no gusangiza inshuti zawe inkuru nziza tujyane. Ni igitabo cyiza cyuzuye amagambo meza yuje urukundo, yuzuye ubwenge n'urukundo n'amarenga gusa. Kurikira urasobanukirwa tujyane Siyoni, n'urugendo rwa gikirisitu tuzasangamo ingero z'uburyo bwose. Duhaririwe Satani adutegaga buri munsi, tuzasangamo kwiherezwa bangenzi tuzagera iwacu, myaza twambika umubiri utazongera kubora cyangwa kurira, tuzaba amahoro. Ndose umbe rero umundi bikwiranye n'ibyo yakoze.